Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza kandi wifuriza kugubwa neza no kuzura imbaraga za mwe mu wera cyangwa se imbaraga z'umwuka wera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero basuza Bagabo Joseph kandi ngarusuko bwa Saveur Divine kubw'igikorwa rumaze kumenyera cya Saveur Divine cyo kugira ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Turimo tuganira ku mbaraga za mwuka wera muri kino cyumweru, nkuko kandi mwabibonye cyangwa mwabyumvishije si icyumweru cyonyine n'ibyabanjije twomye kwibanda ku mbaraga za mwuka wera, cyane ko turi mu bihe byiza bya Pentecote. Turashima Imana rero ko hamwe kuganira ku imbaraga za mwuka wera hari kimana kugenda ikora mu buzima bwacu cyangwa se ubwanyu umunsi ku munsi. Bere data cyangwa bashiki banya mwebwe duhurira ku rubuga rwa Saveur Divine, ndagira ngo twongere twibukiranye zimwe mu mbaraga za mwuka wera. Nubwo imirimo y'umwuka wera utayirondora guyirangize cyangwa se imbaraga z'umwuka wera utazirondora guzirangize ari nyinshi ku muntu no kwitorero, ariko hari bimwe twagenda tuganiraho Yesu yaragamije avuga ko azohereza umwuka wera abantu biwe, cyane ko mbere yuko ava muri iyi si yababwiye ngo ndagiye ariko sibasize nk'imfubyi, arababwiye ngo azaboherereza umufasha wo kubana nabo iminsi yose. Bene data bashiki banjye, reka mubwire ngo umwuka wera twahawe so kubana natwe iminsi imwe indi minsi nitubane nawe, kuko yarabwiye ngo uwo mwuka wera nzabohereza ni umufasha uzabana namwe iminsi yose. Byumvikana yuko umwuka wera twahawe ari ukubana natwe iminsi yose, kandi n'igihe cyose naho turi hose no mu byo turimo byose. Ukeneye umwuka wera kugukomeza mu bintu byose ubamo iminsi yose naho uri n'ibibamo byose. Umwuka wera ntabwo ari ukubana natwe turi mu nsengero, umwuka wera ntabwo ari ukubana natwe turi mu masengesho, twarigiye mu makorari cyangwa se turi mu bindi bintu bimwe na bimwe bijyanye n'igikorwa cy'Imana. Ahubwo umwuka wera umwami Yesu yatwemereye no kubana natwe iminsi yose aho turi hose no mu byo turimo byose. Umukristo wuzuye kandi muzima nubana n'umwuka wera mu bihe byose, kugira ngo ajye amukingira, agire ibyo amubuza, agire n'ibyo amwemerera bikwiye, amubuze n'ibidakwiye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ndashima Imana rero ko twahawe umwuka wera wo kubana natwe iminsi yose. Iki cyumweru rero turimo tuganira ijambo ry'Imana kuri ibi bijyanye n'imirimo y'umwuka wera cyangwa ku mbaraga za mwuka wera, twifashishije amagambo y'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 8, aho yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamurikira, kandi muzabagabanya abagabo mu Yerusalemu, Yuda yose ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Byumvikane ko umwami wacu Yesu mbere ko ajya mu ijuru yararebye abona ko ikintu gikenewe cyane cyatuma abantu baba abagabo nyabagabo, cyatuma abantu bakomera bakabasha gukora misiyo yari aduhamagariye gukora, ari imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera dukeneye cyangwa umwuka wera twifuza ku Mana cyangwa umwuka wera umwami Yesu yavuze agiye kutwohereza, yatugeneye ikintu cya mbere gikomeye azadushoboza ni ukuba abanyamwuka, tukabanyabagabo tukabasha guhamya. Isomye ijambo ry'Imana ariryo ngambire cyane mu Baroma ibice 15 umurongo wa 19, iravuga ngo yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Paulo wivugaga arimo abwira Abaroma, arabwira ngo Yesu ubwe yamuhaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'imbaraga z'umwuka wera. Arangije avuga icyo byamumariye n'icyo byamushoboje, aravuga ngo ibyo byatumye sohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Eriko. Bene data bashiki banjye mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, ndagira ngo nongere mbibutse ko hari icyo twahamagariwe. Mwami wacu Yesu Kristo we niwe warakijwe ukamwizera nk'umwami n'umukiza,
hari icyo yaduhamagariye kirenze ibindi byose, ni ukugira ngo ibyo twamenye tubashe kubibwira n'abandi bantu benshi, barusheho kumwizera, barusheho kumwemera, barusheho kumwemera nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Ndagira ngo iyo mukurikiranye mu butumwa bwiza bwa Saveur Divine, ijambo rya mbere ribanza kuzaho cyangwa se ubutumwa bwa mbere bubanza kuzaho budahinduka iminsi yose, ni uko butubwira yuko umwami wacu Yesu Kristo icyo yaduhamagariye ari ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare ku isi hose, bugere no ku batari bamumenya, barusheho kumwizera nk'umwami n'umukiza. Iyi niyo misiyo, niyo ntego ya mbere ikomeye yatumye umwami Yesu aza mu isi, kandi iyi niyo yatumye atanga n'ubugingo bwe kugira ngo natwe tumwizere tubone ubugingo bwinshi. Ntabwo rero yarangiye ubwo yavaga mu isi. Iyi ntego ye cyangwa se iyi misiyo yiwe yashimye kwisigira itorero, yashimye kwisigira weho nanjye, kugira ngo dukomeze uyu murimo mwiza wo gukangurira, wo kwamamaza ubutumwa bwiza, bituma abanyabyaha bihana bave mu byaha, babone ubugingo kandi bwinshi. Rero kubera ko iyi misiyo iyo itigeze irangira, yayidusigiye kugira ngo tuyikomeze, yararebye asanga tuzagera mu bihe bibi nk'ibi ngibi turimo, aho isi ishariye, abantu badakeneye kumva ubutumwa bwiza, badakeneye kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho Satani yahagurutse kugira ngo arwanye abavuga ijambo ry'Imana, abavuga ubutumwa bwiza, abavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu rero we yabirebye kera kose, aravuga ngo bareka boherereza umwuka wera, reka duhe umwuka wera, kandi umwuka wera azaza ari imbaraga zidushoboza gusohoza misiyo ye hano mu isi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo yahawe umwuka wamushoboje gusohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo, guhera Yerusalemu ukazenguruka ukagera n'ahandi hose yagiye agera. Bene data, mwebwe mwamenye umwami Yesu nk'umukiza, reka mbabwire ngo mukeneye imbaraga z'umwuka wera ko zibashoboza gusohoza ubutumwa bwiza. Umwuka wera nk'uko tumaze kubyumva mu magambo twaganiriye mbere, ni uko twamwemerewe kandi akabana natwe iminsi yose. Iminsi yose rero tukiri mu isi, dukeneye no kugira ngo dusohoze ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'icyo twahamagariwe gukora. Icyo wahamagariwe gukora, icyo nahamagariwe gukora, icyo itorero ryahamagariwe gukora, ni ukugira ngo dukururire abantu benshi ku mwami Yesu, batazapfa barimbutse, ahubwo bazabona ubugingo buhoraho. Nta kindi rero cyabidushoboza uretse kuzura imbaraga za mwuka wera. Bene data bashiki banjye, mwe mukurikirana ibiganiro Saveur Divine, ndagira ngo namwe nongere mbifurize kuzura imbaraga za mwuka wera, uburyo bubashoboza gukora imirimo y'umwami wacu Yesu, tukagera ku ndunduro, tukagira igihe azaduhamagarira, tukava muri iyi si ariko tukimukorera. Benshi bagiye batemanywa n'imiraba bakabivamo, ariko iyo ugiye kureba ikintu cyabiteye, ni ukubera ko birengagije gusaba imbaraga za mwuka wera. Ukeneye imbaraga za mwuka wera kuko ntiwakwishoboza kuvuga Imana, guhamya. Ntabwo ari ibintu umuntu uwo ari we wese yakwishoboza. Guhamya muri iyi minsi biragoye, kuvuga Imana muri iyi minsi biragoye, kwerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana muri iyi minsi biragoye, ko turimo dukorera mu kirere kibi, ahantu habi, ahantu abahakana Imana bakomeje kwiyongera, ahantu abahakana ubushobozi bw'Imana bakomeje kwiyongera, aho ibikorwa bibi bitangiye kuba byinshi, ndetse n'ibimenyetso n'ibindi bintu byinshi bihakana Imana bimaze kwiyongera. Dukeneye kuzura imbaraga za mwuka wera, uburyo budushoboza guhamya Imana, ubatizera, ubashaka kuyihakana, tugahamya Imana, tukavuga Imana kugera ku ndunduro, cyangwa kugera ku mperezo, cyangwa kugera hirya no hino muri iyi si turimo dutuyemo. Reka nongere mbifurize rero muri kino gitondo kongera kuzura ubushobozi bwa mwemu yera, kongera kuzura ubushobozi bw'umwuka wera. Weho wamenye Imana, nawe utari wamenye Imana ariko uri mu nzira zo kugira ngo wakire umwami Yesu nk'umutware w'ubuzima bwawe, cyangwa se nk'umushorera w'ubuzima bwawe, ndongera nkwingingire kongera gusaba kuzura imbaraga za mwuka wera. Wowe utari wuzura umwuka wera, mushake, kuko twaramwemerewe n'uwacu kandi tuzabana nawe iminsi yose. Gira inyota yo gushaka kuzura imbaraga z'umwuka wera. Wowe wuzuye umwuka wera, ongera usenge Imana cyane ikuzuza ubushobozi bwa mwemu yera, kuzuza ubushobozi bw'umwuka wera, uburyo budushoboza gukora misiyo Imana yaduhamagariye. Icyo Imana yaduhamagariye ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, ni uguhaguruka tukabwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uhereye none ukageza iteka ryose. Ariko ntabwo tuzabyishoboza, dukeneye kuzura imbaraga za mwuka wera. Iyi ni imwe, nubwo imbaraga z'umwuka wera ari nyinshi cyane, kuko hari aho yatubwiye ngo azabashoboza kwihana ibyaha. Ntabwo umuntu ashobora kwemera, nta nubwo umuntu ashobora kwihana ibyaha byatuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ariko umwuka wera
n'uzaduherekeza, n'uzadushoboza gukora imirimo y'Imana muri iyi si. Uramukeneye, ndamukeneye. Mwene data rero, mushiki wanjye, mwe mukurikirana n'ibirego bya Save Divine, ndagira ngo nongere bakangurire kuzura imbaraga za Mwuka Wera, uburyo buzabashoboza kwamamaza ubutumwa bw'Umwami wacu Yesu Kristo aho mutuye, aho mugenda, aho mugana, aho mukorera, aho muba muri hirya no hino, mugatinyuka kuvuga impamvu z'ibyiringiro byanyu. Naho ubundi bitabaye ibyo, abantu bazabaho bahisha impamvu z'ibyiringiro byabo kubera gutinya aho isi igeze. Ariko nta kindi kizadutinyura kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana buretse kuzura imbaraga za Mwuka Wera. Imana ibashoboze, Imana nyiri ibihe byose, Imana nyiri mahoro, Imana nyiri imbaraga, Imana ishobora byose, ibashoboze kuzura ubuntu n'imbaraga za Mwuka Wera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.